Hello guys, mumeze mute? Ni umuhungu wanyu Left Hand ugarutse. None uyu munsi nje kubereka mining ya Atoshi, mining nziza cyane izajya ku isoko muri kota ya kabiri umwaka utabwo ni nko mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu gutyo. Wowe kano kanya rero ikintu cya mbere usabwa ni ukunkurikira ukakwereka uburyo wafunguramo account neza ukanyinjiriraho kuri link ndi buguha ngaho muri comment, warangiza ukaza kubona bonus y'amakoini 23. Mwibutse ko nutanyinjiriraho ntabwo uri bubone bonus ya coin 23. Twagiye ntatinze kugira ngo batinza, reka nze mbere ku buryo umuntu afunguramo account. Just next video zabereka uburyo wakora KYC ya mbere n'iya kabiri. Buriya nkunda kubabwira ngo KYC ni ya mbere mu mining. Iyo utayikoze ubusanga uri murahomba cyangwa account yawe igasibwa ibintu nk'ibyo, cyangwa ikaba fake ugasanga n'amakoini yawe ntawe verified. Twagiye sasa nkwereka uburyo bufunguramo account. Uraza ukandi kuri link ndi bube nashyize hepfo muri comment, cyangwa abantu biri bugore kuba mwayibona muri comment, nta kibazo muranyandikira kuri WhatsApp kuri nimero siza kuri screen, wenda ndaza kukabahereza ntaribe. Link dore ngiyi uraza uhita uyikandaho. Iyi ngiyo link irahita ifungukira kuri Chrome bisanzwe cyangwa ku yindi browser ukoresha. Nurangiza utegereze ko ifunguka. Tegereza gatoya, ngifone yanjye igenda gakeya, muri hangara gato mutegereze. Yego, irangiza tegereze gatoya. Iyi mining rwose mushatse muyitangire kandi mujye mu mining inshuro zose zikenewe, zose buri munsi tudasiba. Hano turaje dufungure account. Hano izina rya mbere ni Iradukunda, wenda tuvuge wenda witwa wenda urumva ushake izina hano twandika, we wandikamo amazina yawe ya nyayo, amazina yawe nyayo, apana kuza gushyiraho amazina yandi witwa aka wapi. Niba wenda witwa Igisubizo Eric, niba rero amazina yawe bwite ababyeyi bakwise ari kwirangamuntu, niyo ugomba kwandikaho kugira ngo KYC itazakugora. Sasa noneho urabona ko amazina ariko agomba kugenda ameze. Irya mbere rigomba kwandika bwa mbere, irya kabiri ukarikuriza bwa kabiri uko bimeze ku irangamuntu. Nurangiza hano mu gihugu select country nyine no guhitamo igihugu uraza uhitamo igihugu uzakoramo KYC bitewe n'aho uba. Njye ni u Rwanda, ibyangombwa byanjye ni ibyo mu Rwanda, ndashaka u Rwanda aba arirwo nkoresha. Ni Rwanda. Nurangiza uhita uzushyiremo na email yawe usanzwe ukoresha nyine, kugira ngo bazajya bayikoresha bakorezaho kode, cyangwa igihe wibagiwe password igufashe kuba wakongera kugarura password. Uhita wandika ya password yawe nakosora ya email. Tegereze gato dusoze kubyandika. Numara kuyandika neza uhita ukurikiza kwandika password. Uhimba password ikomeye abantu batazavumbura ngo babe banakwiba account yawe. Uraza ukora password yawe. Password yawe tuvuge niba wenda witwa, ubona ko uhimba password yawe bwite umuntu kugira atazakwiba account yawe, ugashyiramo inyuguti nkuru n'utumenyetso n'ibiki kugira ngo just batazayikwiba. Reba nkanjye hano mbanjije inyuguti nkuru Eric gutya, bigenza kuriya. None hano wa kabiri urongera ukandikamo password kugira ngo barebe ko utibeshya, ubundi ugahita ukanda sign up. Urabanza ugakanda kuri ka kantu ukavivuramo, ugahita ukanda hano sign up. Kanda sign up ugategereza gatoya. Mbibutsa ko nutinjira kuri ya link yanjye
birakugora kubona bonasi ibihumbi 23. Mbibutsa ko abantu KYC nzayibafashamo, wowe icyo usabwa ni ukwinjira kuri iyi linki, warangiza uzanyandikira kuri WhatsApp ndi busigaye hano kuri screen ngufashe. Tugeze mu yindi step, reba kano kantu, kano kabanza uragahuza ugende ugashyiremo hano hagati, ugenda ugatambitse ukagezemo neza neza, ugende ukagezemo ugatambitse ugashyiremo neza. Numara ugashyiramo neza uhite urekera, biraba birangiye. Hari abagira ngo barebe ko utari Robojust. Kuri iyo email watanze bahise boherezaho code, tujye kuyizana muri ya code, tujye muri email bisanzwe, muri ya email yawe. Ukore refresh, urahita ubona ko Atoshi yatwoherereje code, uhita uyikopiye, nurangiza uhita uza uyandikemo utukanda confirm. Urabona ko just account yamaze gufunguka. Urahita uza hano kuri Play Store, uzana application kugira ngo ujye uyikoresha byoroshye. Aho ngaho handitse go to Google Play to install, ubundi uze uinstalling application. Mu kanya tugiye kurogingamo dushyiremo account, haraba hasigaye icyitwa KYC video ikurikira nzabereka uburyo umuntu akora KYC. Nabizananira nimero ngizi kuri hano kuri screen, ugomba kunyandikiraho kuri WhatsApp, just niyo wanampamagara ariko atari ukunyinisha, ntagufasha. Sasa urabona ko ndimo ndabereka amafoto yayo. Wowe KYC nzayigufashamo neza kugeza irangiye, upfa kuba wanyinjiriyeho gusa. Nunyinjiriraho nzaguha coin 200 zo gukora KYC ya kabiri. KYC ya kabiri isaba coin ntuza Atoshi 200. Izo nzaziguha ku buntu, nta kintu nzagusaba, nanagufasha kuyirangiza neza, kugeza kuri step ya nyuma, ubundi ujye umininga buri munsi. Yego. Rero kano kanya igiye kurangira kwinstallinga, ubundi nkwereka uburyo uroginga utangira ujya umininga. Kandi KYC ugomba guhita uyikora bitarenze iminsi. Uyu munsi w'ejo nzabaha video ya KYC coin desa, ujye unyandikira nziguhe niba wanyinjiriyeho, ubundi ukore KYC ya kabiri. Just it's a simple step, biroroshye cyane. Aha application twamaze kuyidownloadinga, yagezemo hano, urimo urabibona. Hano urabona ko na account dufitemo, turetse tuza twikandire kuri kano kantu nako umuntu anyura agire kumayininga, cyo tugakandaho. Hano tuze turogingemo dukoresheje bya bintu twakoresheje dufungura email, imurika ya email twakoresheje dukora account, niyo tuza tukandikamo. Login with password murayizi, tuza dushyiremo ya password twa creatinze. Wowe ugomba gukoresha ibintu byawe bwite, ubundi turangiza dusoze byo tukanda sign in, tutegereze gato account irahita izamo. Urabona ko za coin 23 bahise baziduha, 20 na bingahe bahise babiduha, no murabibona. Wowe sasa rero dore n'ahandi hantu uzajya uca ugiye gutwara utubonasi. Mu gihe wamaze kumininga iz'umunsi, uzajya uza hano wandike ukandeho check in, uko ubone bonasi ya Atoshi 10 buri munsi. Hano hasi hari andi mabonasi nayo ugomba kuzajya ukurikirana, ariko reka maze nkwereka uburyo uzajya umininga ku munsi. Aha dore hantu ukanda iyo ugiye kumininga, umunsi nuzajya ushira uzajya uza uhakande.
it's a simple step, biroroshye. Urabona ko urimo uramayininga atosi 10 ku isaha. Izi ngizi kugira ngo ziyongere uzatumira abantu, uzatumira abantu nunakora KYC ya kabiri, zizahita ziyongera, ukikora KYC ya kabiri zihita ziyongera. Urabona ko atosi ni mining nziza ukwiye gukora. Wowe link nayiza muri comment yo kwinjira. Kurikira, ciao ciao.